Joyeuse ati wamusize tukisubiranira inde. Ese mama kabandi bahuje umubiri ubu Joyeuse na Juno bahuje ikibora, bikaba biri gutuma Joyeuse atekereza nabi, akaba ndetse yabuze n'amahoro menshi cyane, atakijya atakinywa. Koko se Joyeuse yaba yarasuye mu kazi ko mu rugo? Ese ninde waramugiriye inama yo kuba yagaruka inaha i Kigali? Gusa amakuru mfite ngo bamubonye mu gace kitwa mu Gatenga, aho bita kwa Honore munsi ya centre de santé y'ibitaro. Abamubonye baje kubona ngo Joyeuse afite envelope, ndetse ngo yari ari kuva hano ku Isonga yerekeza aho bita mu Karambo. Yari yambaye bodaboda hasi zimwe zigezweho, ibyo bita ibipapa. Joyeuse yari yambaye umupira w'imbeho ndetse asutse ya nsuko ye akunda gusuka. Gusa abantu ngo bakimubona bahise bakora nongera gushima uri kumva biri hanze kabiri, kandi ngo uhaye ikaze wibuka gukanda kuri ako kamenyetso kanditseho subscribe ndetse n'ekazogera nikaza uhaho ugakandi. Niba uhise ukanda ako kazogera Imana ikumpera umugisha, kuko ihise unyereka ko uri umukunzi udahemuka kandi uzanaturambaho. Joyeuse akigera mu cyaro byo byari ibyishimo, ndetse bivuga ko byamaze icyumweru bamuririmba mu gace k'iwabo. Gusa kuri we ntabwo yari yishimye kuko yari afite icyo asize ndetse anahombye. Joyeuse ubwa mbere ngo akijyama mu buriri bw'iwabo ku ivuko ngo yabuze amahoro ndetse ngarara nicaye, ariko yatekerezaga indyo nziza y'i Kigali, uburyo Juno babanye, urukundo abaturage bari bamufite b'i Kigali, abamututse ndetse n'abamushimishije. Byose iyo yabyibukaga akabikubira hamwe yumvaga yishimye, ahandi akamabara. Ibyo byose ntabyo ngo yigize asanga mu cyaro iwabo. Joyeuse yeguye telefone ye ngo ajye kuri WhatsApp, byibura ngo arebe ko yakwirengagiza ngo yandikire abantu b'i Kigali. Yatunguwe no kuzamura telefone abona nta marezi ariho habe n'imwe, ndetse niko kubabara noneho birenze. Yahise ahamagara ababyeyi be mu masaha y'igicuku, arabaturumbuza ati ese nta handi hantu umuntu yahagarara akabona connection ya WhatsApp? Mu kubaza ababyeyi ibyo bintu baramusubije ati WhatsApp ni ibiki mwana wacu? Yumvishe ko ababyeyi nta makuru babifiteho, abarabihoreye. Joyeuse yaje gukora iki? Yarihanganye ngo arebe uko yaryama, ariko biranga. Gusa muri we nta wundi yatekerezaga ni Juno Kizigenza, ndetse kumurota kwinshi yewe bidashira. Bwarakeye mu gitondo Joyeuse akaraba mu maso, ndetse akimara gukaraba mu maso yicara ku irembo ry'iwabo, arazengurutsa amaso arareba, abona ubuzima yarabayemo nubwo arimo naho butaniye. Gusa ikintu kimwe yaje gukundira iwabo nuko yaje kubona ko hatuje, hari umutekano, nta modoka. Gusa yabonye ko iwabo mu cyaro atahamara igihe bitewe n'ukuntu imbeho, imibu, ndetse nuko bya bindi yabonaga bya social media buri kanya bamuhamagara. Ese agenda kuri kaburimbo abona nta na kimwe ari kubona, ahita avuga ati ahangaha nagenda iwe bwahamare. Gusa kongera kwibaza ejo ubundi ndapakiye nongere mpakire nzamuke. Yaje gufata telefone ahamagara Juno, aramubwira ati waramutse Mobe? Undi nawe aramusubiza ati waramutse Joyeuse? Undi aramubwira ati ese kumamagaye ni amahoro? Joyeuse ati yewe urebye ni amahoro ariko si 100%. Umuhungu wacu Juno ati kubera iki ko numvisha amakuru ngo waragiye? Ese ko wagiye utanansezeye? Joyeuse yagize ikiniga cyinshi cyane, ntabwo yigeze abwira Juno ngo naragiye, yavuze ko yagiye gusura ababyeyi. Umuhungu wacu Juno aramusubiza ati ujya gusura ababyeyi ukajyana n'ibikapu byawe byose? Ati yewe kubijyana ntugireho ikibazo, kuko nta hantu nenda bisiga, cyo kuba narasizeyo n'imyenda yanjye basanga barayize. Juno ati cyakoza ko kantu ko niko
arongera aramubwira ati ese wifuza iki ngufashe iki? Joyeuse ati nabuze amahoro, nabuze ibitotsi, ibitekerezo byinshi, kutihanganira ubuzima nasanze inaha ndetse ndi kubona nabaye mushya. Gusa Juno yaje gutungurwa n'amagambo Joyeuse yamubwiye, amubwira ati ese uzamarana igihe kingana iki na Always wawe? Ndetse numva ngo hasigaye hameze neza, ngo ubu ibintu byose biri ku murongo wowe nawe. Umuhungu wacu ntacyo yamusubije, yasetse gusa ndetse ngahita anamukunda. Akivuga iryo jambo Joyeuse yakubwe, gusa Joyeuse yumva biramubabaje cyane ndetse n'agahinda kenshi. Icyo yakoze ni iki? Yahise afata umwanzuro avuga ko ejo azazamuka mu gitondo. Avuga ko Joyeuse ku munsi wo kuwa gatanu, ubona ikindi cyumweru turangije, yari yazamutse ngo yageze i Kigali gitaraganya yihuta cyane. Impamvu mbakoreye iyi nkuru nta yindi mpamvu, nuko ejo ku gicamunsi cyo ku cyumweru mu masaha ya nimugoroba, mu masaha ya saa 10, baje kubona abantu Joyeuse mu gace kitwa mu Gatenga, aho bita ku Isonga, ndetse werekeza aho bita mu Karambo. Ndetse Joyeuse ngo yari yambaye imyenda, ipantaro y'umukara n'umupira ujya gusa icyatsi, asutse yansuku ngo yambaye ibodaboda za zindi zitwa ibipapa, ndetse ngari gutambika afite envelope mu ntoki. Gusa abantu bariyamiye cyane, batera hejuru ijwi ati Joyeuse, 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 ati ni ukuri yaresha, ati ni ukuri yangana. Gusa Joyeuse abantu batunguwe no kubona